ese Boni amakuru ya mushuti wawe wowe wa mukobwa Jori muri kumbaza Jori nyine ari aho bisanzwe ameze neza nyine ndakeka nta cyahindutse aracyakorera ahandi se areze ko bamuhemba neza akazi ko ari nkake ntabwo yakwirwa nahindura hariya hantu gusa ariko ari aho nyine nta kindi kirenze icyo ngicyo nzi. ese Boni wamubwiye akatuguriza amafaranga tukaba turi kwifashisha muri iyo minsi kunseka ngo umushakashora abaguriza amafaranga tukaba turi kwifashisha muri iyi minsi rega ntawamenya sa kindi byara buri munsi ejo hari igihe twabona tukayamusubiza mama nagira ngo umenyeshe ko kuva twajya muri ubu buzima kuva twakena Jori yahise ankatira yeza mwe ngo ntabwo ushobora gukundana n'umuhungu w'umukene umuhungu umeze nkanjye uri mu buzima nk'ubu utamuba hafi utaba i Kigali babe bari kumwe ngo mushaka kumuguza muzabikore ku giti cyanjye ntimuzacora muri izo manza zanyu kuri Jori abantu bagiye bitonda mugani ku isi ari gatebe gatoya ubu abantu batangiye kutwinura rero ngo twakennye ni urwo rwego tugezeho ubu ugira ngo niwe wenyine hari umuhungu se twiganye nibura nahamagara ubu bakanyitaba ubwo ugiye kunsabiriza mva ndi muri ambutiyaje ndaje tuvugane mva nibyo bisubizo bari kumereza byo bibwira ko gukina hari umuntu ubyihamagarira bagiye baceceka aguma byose nimwe kandi ako twebwe ndacyabisubiramo ni imyanzuro mwafashe mugafata ugashyira n'inzu yawe ahantu bazayiteza cyamunara si so sinamubujije akanga na kampani reka byose bigahita bikomeza bikajyana n'isambu yo mu cyaro byose sinagiye gushaka ibyangombwa kubagaho ngo arashaka ngo bamuhe amafaranga agaragara ubu sari birihe hari na kimwe twarwaniye byinshi tukabona na niyo muba mwarampayeho nk'umunani wanjye ukaba unyanditseho nibura wari kuba uri kuturengera muri kano kanya byose mwari mwarabigumanye ngo ugire n'ikigera ngo nibwo muzabimpa none cyarageze nyine ahubwo Boni buriya papa wanyu ntabwo ajya yumva ntajya yumva kugira ngo yumve kandi kugira ngo njye kumugira inama nyumve yarakeneye kubaho ubuzima nk'ubu akabanza kumva neza gukena ibyo ari byo aka kanya umugiriye inama ashobora kuba yakumva ntituri kubigenderamo umuntu azafata umwanzuro ari umwe yumva ko nta wundi wavuga yumva ko nta wundi wakoma ubwenge bwe akora kaceceka nikuriye umuntu akwiriye kuba umugabo nanjye nikuriye nkwiriye kubaka urugo rwanjye mwana wanjye utazaba umugabo nka so umuntu utumva umuntu utagirwa inama umuntu wumva ko yakora ibye maze ibyo gusenga bye rero byo nibyo bibi imbere y'ibindi byose n'ubu ndavuga akavuga ngo ariko ngo muri Bibiliya ngo haranditse ngo ariko Imana yaravuze niba Imana wite umwe gukomera ubuzima ndaburambiwe cyo nsaba Imana inyihere gukomera ngenda birambiwe cyangwa bari mu cyubwo mugiye kuzaturika nzapfa ibyo gukomera sinkibisaba Imana icyo nifuza ni ukuva muri ubu buzima nkagenda nkajya guhiga ubundi buzima bwanjye mwashaka mugasigara hano nanjye nkagenda nkibonera ubuzima bwanjye njyenyine ko mwubatse umuryango wanjye ku giti cyanjye nanjye nkwiye kuzubaka umuryango wanjye ku giti cyanjye n'ubukungu bwanjye ariko rero ikintu cyo kuguza Jori cyo uramenye sinshaka kuriya mukobwa azanukira ababyeyi mwihorere ubundi ndanamuguza ngo mwishyure iki mwihorere umunyamfu rwo nagapfuye ntawamenya wabona ingateguye da sifundi ko twabimenyereye mwakwikopesheje ibigori cyangwa ayo masaka tugatera hariya hantu tera amatende y'imvura ndetse ntihari nkunganire iyo nkunganire rero yadufasha kugira ngo n'ibyo bintu bizere baduhaye ifumbire ese wari ubijyamo njye nta mbaraga mufite ese ajya bijyamo niba ushoboye no kubirukankamo bamukopa njyewe ntabwo nshobora kujya gutonda imirongo mu mabutike ngo nikopeshe nsigaye isoni iyo nciye hano kwa Nsanzimfura kugira kubera zo n'uwo wabyakira cyangwa ibyo uzishyura sindi umuhungu we ibyo uzishyura sindi umuhungu wawe kuba bavuganye se urakuzi wamuretse ubwo abagabo aho basizane ko aho bahurira ntabwo njye nashobora no kubyivangamo tujye tumureka yirwanire
gato baraye kamaze. So wowe wimariyemo kutambwije ukuri. Si wowe wimariyemo uretse kumbeshya. Babyibuka se. Izuba riraha naryo riraza kunogonora umuntu. Ko ari igihe cyabyo mwaretse rikava. Ahubwo si ikibazo. Aha namara kugurishwa turerekera. Uvugishije ukuri nuko imitwe iba myinshi cyangwa ibibazo bigwira turerekeranye. Mama Boni. Reka bamuntu nanjye byancanze nabuze icyo gukora pe. Uriya mugabo waje hano yarampamuye ku rwego rwo hejuru. Neza aho guhamura utekereje. Nyine mbwira igitekerezo cyaho tuzereke. Ese nyiri umuringa yaje gutega akaboko nyine. Nzi ko ayishaka. Ko ataduhaye yadutiye. Reka ntabwo ari inze ashaka gusaka akazubazana agasinye ko n'ubishezo bwe ntubijagwa ko ari umushoramari ushaka ko kubita sinzi igikorwa ashaka kuhakorera. Nyine bafite amafaranga se ko batabura ibyo bakora. Ikibazo nuko biba bitunguye umuntu nta n'amafaranga afite ubuse turakora iki koko. Amutinde yanitse n'irivu. Ngo ni ari bene byo. Kambwira ngo turakora iki koko. Nenda kubaza nawe umbaze. Ndakubaza ngo guteganya iki nawe turakora iki. Ako shere mu ijuru hari Imana. Mu ijuru hari Imana ishobora byose uko byagenda kose. Turi abana bayo. Iraza kwishakira igitambo rero. Ibizanye by'Imana rwose. Ibi byose byagiye kuba Imana mu ijuru tari yari yagiye mu kindi gihugu. Yari yavuye mu ijuru yagiye ahandi. Biruka ko ni byose byabaye bavugaga ngo Imana ishobora byose. Ubu uribwira ko Imana ari budushakiraho kuba. Ugiye kwicara urambye nka wagashaka umuntu uha amafaranga tugashakaho kuba. Ugiye kwicara urambye ngo mu ijuru hari Imana ishobora byose. Nayifashe uwifashije. Ariko shere ko n'uvuga ingambo. Usko kwizera kwa gukamutsemo neza neza. Wowe wizeye wawe ndushije iki? Wowe ko wizera sundushije iki? Aha. Sowe mugabo se muri uru rugo. Badusohoye mu nzu yabo rero. Ngaho shaka udujya handi hantu tujye. Umva mubwira ikintu kimwe. Njuze ndi nkawe. Naba ndi gutekereza umuntu nabanzi ntarageraho kuko ndakeka bose barabagezeho. Kakuguriza amafaranga tugashakaho ko. Uso najyanye twirukanye cyo gushaka ikizu cy'ubuntu no turagenda. Ndabyumva. Uwo muntu tugomba kumushaka. Cyangwa tugashaka ubundi buryo twabonamo icumbi. Ariko ntabwo ari cyo gihe. Cyo kuvuga ngo Imana iratuzi. Izi nibyo turimo gucamo. Twakagombye kuzamura kwizera tugafatikanya, tukayisenga, tukayiyoboza inzira. Igeze dushakiraho ko. None si ibi byose turi kunyuramo. Ndakubwira ko yari ibizi. Ariko nagahaguruka twahaguruka tukagenda tukashakisha tukagira gute. Ntabwo twapfa kugenda gutyo tutayoboje inzira. Uyoboza iki? Uyoboza Imana se? Abiyoboza ubuvugana nawe. Igakora no ku mitima y'abantu bayo. Ifite abantu bayo. Yakoresha ikabanyuzamo umugisha wacu. Ubwo rero ni twebwe bo kuyereka icyifuzo cyacu. Kiyereka wowe ufite umwanya wo kuyereka, nta mwanya wo kuyereka ibyo muzo byayo. Wowe uyoboza inzira uzi niyo ugiye nyine yihamagara uyoboza. Genda yiyoboza nyibaye ngo ngiye. Nusu dufatikanyije tugasenga byagutwara iki koko. Mana yanjye. Senga ugifite amagambo yibwira. Senga rwose pe. Wowe ufite umwanya, ufite n'uburyo. Reka nkubwire ibintu byose byatubayeho usenga. Ibi byose byabaye usenga. N'ibyo wakoze byose byabaye usenga. Wenshi intege niba wumva utari muri uwo mwanya mwiza gusenga nibyo koko ndabishimye nkuko bimbwiye ningiye mutwe w'uyu muryango. Ariko ntukajye ukabya cyane ngo wishyire mu Mana cyane. Umwana ntari kwicara akavuga ngo reka ajye gushaka ngo arebe ko ari cyo yakora. Wewe wanahagurutse nawe ukajya gushaka naho wakora n'imisi. Ufite imbaraga ntiwirirwa umbwira ko ufite imbaraga. Izo mbaraga ubundi hataho zimaze iki washatse icyo uzikoresha tukava muri ubu buzima. Itari cy'amahanga. Wera wa Isirayeli. Mana yaremye ijuru n'isi. Urategeka bikaba.
wavuga bikaba. Najya ahita anyica. Ndakwinginze mwami Imana ngo urengagize ibyaha n'ibicumuro, uturebane ijisho ry'impuhwe, dutabarishe ukuboko kwawe gukomeye, niwe urengera abababaye kandi uravuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimunsange ndabaruhura. Twemerera natwe mwami Imana aka kanya jye n'umuryango wanjye tukwikubise imbere. Yesu Kristo dufashe, dutabare, turengere, niwe duhungiyeho, nemera ko dukorwa n'isoni. Dore mwami Imana icumbi twari dufite amakuru y'uko bashaka kuhagurisha kandi n'ahandi hantu dufite kwerekeza. Niwe duhungiyeho muri kuri iki gicamunsi, niwe dutabaje. Ijambo ryawe rirambwira ngo ntabaza nzagutabara, nkwereke ibikomeye biruje utamenya. Mwami Imana twereke ijisho, turebane ijisho ry'impuhwe, twereke mwami Imana ukuboko kwawe gukora imirimo n'ibitangaza. Reka uducire inzira, reka utwereke aho kwerekeza. Reka mwami Imana tujye imbere, utuyobore mwami Imana icyo dukwiriye kuba dukora kugira ngo tubashe mwami Imana gusohoka muri ibi bibazo turimo. Mwami Imana bohora inzira zacu, kora ku bagaragu bawe, babandi wagambire kunyuzamo umugisha wacu kugira ngo tugereho. Mwami Imana wibutse yuko turaha ngaha, warinde kurangara, wanyuze ukubiri n'ibitero bya Satani byatuma mwami Imana bakererwa mu nzira. Oh Yesu Kristo, hakuna mwingine kama wewe, tumekukimbilia Baba. Yesu Kristo, nta wundi wo kwizerwa, nta wundi wo kwiringirwa. Reka ugire neza mama Boni, murandure mu mutima w'ubwihebe, murandure mu mwami Imana kutizera. Reka mwami Imana umushoboze databuja wera kwakira mwami Imana ineza yawe, kwakira amahoro utanga. Mwami Imana reka ube hafi yacu cyane kurusha uko wabanye natwe mwami Imana we byatambutse. Niwe twiringiye, niwemere ko dukorwa n'isoni. Urakoze ko twakiriye, urakoze ko twumvishije, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Halo. Vincent. Aramekana mabusha. Biteze. Ni sawa. Uri hehera kumaze iminsi udakoma? Maze iminsi agasite baciye vuba. Nifite abakiriya bari kujyana bari kugura utubanza twa makeya twari turiyo. None ubwo biragenda bite ko nanjye nshaka ko tujya kuri cya kibanza nari mbonye umwanya? Harubonye umwanya? Gusa bikore babushakira abagenzi bandi bakakujyanayo. Bakaza kumpa raporo. Ako visa ubu koko ibintu bukora ubyumva koko? Hanyuma se undi muntu niwe twavuganye ni uhazi, si ubwo bagiye kunyereka bakanyereka handi hatari hari aho twavuganye. Wowe uhazi wagerageza ugashaka mwanya iki bushoboka tukajyana. Ngiye nabaha briefing nkababwira uko ameze nkabarangira hariho. Hari n'umwe turi kumwe tuzatangira komisiyo. Oya. Shaka kuntu ushaka umwanya tujyana we baregiye ntago navugana n'abantu ntazi ntadirinze nabo. Abakomisiyoneri urazi ibyo bagira nyine ntago ibyo nabivamo. Ubwo amafaranga naguhaye nawe atangiranya kandi nuko nyine ibyanyu byose n'uruhererekane. Shaka kandi urebe kuntu twagerayo. Imwe gahunda tukayishyira nk'ejo ntabwo babona umwanya. Okay, nta kibazo nibejo wawubona. Cyangwa se reka ndebe ko nafata akamato nuko narindi mu misozi yira hejuru. Oya n'ubundi ubu burije hagati y'ejo mu gitondo cyangwa nyuma ya saa sita we wandeberamo umwanya wikirirwa wiru. Ubu nagira ngo nyine nkubaze numve yuko ejo twapanga tukagenda kuko ubu burije deje ntago nanjye nava mu rugo n'injoro. Noneho nizere ko ejo ntazakubura nk'ibyo ujya unkora. Kambeshya ngo uraje. Ntabwo uzambura. Reka ngushyirireho nka 3 aho ngaho ndabizi ibyo ubushaka. Maze byakuje nka 5 koko kureba ko maze iminsi nirukana yegeranye kandi n'ibindi bibanza byinshi. Ngaho nyumvira ikibi cyanyu rero. Nyaguhaye utayansabye aho no kugira ngo ubanze ushimire watse nandi. Hako mwabaye mutemana. Ngiye ngwaye 3
ntabwo yanyetse nta nubwo ari ayo muyo wakoreye yarenze uzayankate besa ntimukajye mukinana n'amafaranga kuyakorera biravuna mwana ibyo ntibihagije nzaguhemba nyine none se ayo ngayo nari ngwaye ko ari fanta nari nkuguriye ibyo utangiye kubizana gute ngiye gufata moto rero neza ko rusagura n'igihumbi moto se urayifata uyijyana he njye aho wiriwe nahagutumye ejo uzafate moto noneho nzayishyure ubu si iri joro urabona turi bujye ntacyo yashyireho komana wari uyanze none ngo ntacyo yashyireho ntacyo bari kubinkorera bari kubinkorera rwose bari kubinkorera sawa narive bari kubinkorera pe none se kiriya arakwambwiye ko ufite andi mafaranga ku ruhande y'ikiriya kintu cyo nta kibazo oya ngiye hariya hose ndashaka kuzahagurira rimwe ku buryo nta kintu na kimwe kizasigaramo cya kintega ku buryo ntashobora imbere yanjye nta muntu wahasigara cyangwa inyuma yanjye ku buryo mezire z'izo nkeneye nakubakamo ibyo nshaka byakwirwamo nta kigoranye ngo sinzi ngo yanyimye inzira ngo sinzi ibiki oya aho niyo mpamvu ushaka kugira ngo ngende ndebe ukuntu bimeze ndebe niba naho ku cyaho kindi cyo ku ruhande nacyo twakigura ndebe ko byakunda ntacyo ngashyira ibyo 5 rwose sawa nimero yawe shyira kuri iyi nimero shyira kuri iyi ngiyi rwose kibwiraga rwose urabona ko cyujuje mezire cyujuje mezire pe aha hose inzu yawe nimwe mubamo hano haziranye undi ni wa mukiriya abwira ushaka kugura kino kibanza gushyira mu ruganda rw'imyenda aha ni heza habiranye n'ibyo bikorwa ashaka kuhashyira hafi y'umuhanda kandi n'uyu muntu naruka kumva avuga ko ashaka kugurisha rwose amera cyane nagarutse amakuru se ni sawa cyane pe ahantu hanyu rwose ubu ngubu ndahariye rwose ntacyo bitwara ntago harara uyu munsi ni amahoro se amahoro nzanye umukiriya mwereke n'umwe ushaka kwashyira uruganda kwishyura rwose ahantu nibyo nababwiraga habereye ibyo bikorwa rwose hasi ko ari heza ubundi njye ngira amamari mabuja njye ngira amamari hari n'ahandi ushaka kugura n'ahandi nzahagurira rwose murashaka kuzaza gukorera muri ryari ni ibintu byanyu nyine mama bikoroye uretse gato musanzwe mubamo hano
tuba aha ngaha. mwamaze igihe kingana iki? yego ibiri ntigiye kwihirika hajya aba ngaba ni abapangayi ba wa mugabo nakubwiye nyiri hano. Oya komisiyo wimubeshya. Ntabwo turi abapangayi twebwe. Yaraducumbikiye. Ntugire ikibazo hano bavamo hano wazana imashini zose zikazikuramo. Nta kibazo. Turi ko ducumbitse se. Nyiri umuringa ije gutega akaboko. Uriya mugabo kandi ntabwo twabamenye si ibyo kumenya ko muri abashoramari gusa ariko tukamenya n'abaje ko gushoramo imari wenda mwazaduha akazi. Ni mabaje ntabwo akunze kuba ahari. Natwe twishimiye kubamenya mabuja. Okay. Nitwa Dina. Sinzi niba ari ukunyirengagiza cyangwa se mutamenye. Dina wa mukobwa mwigeze gucumbikira. Oya se. Ugeze n'iki? Dina. Amashyo. Ntabwo ndasobanukirwa. Dina. Ni iki kintu cyabaye gituma muri aha ngaha? Umwana w'umukobwa wese. Urugendo rw'isi ni gutya rumera nyine twisanze hano. Mama Boni. Nawe. Uraziranye se mabuja? Dina. Dore Boni mugenzi wawe. Dina wa mushuti wawe. Dina. Dina. Ni wowe? Ni Dina. Uraziranye se? Dina. Gusa ni ngombwa ko wihanagura Boni. Boni. Urabona neza? Nuko iminsi myinshi. Dina. Ni wowe? Bana we. Ko mbona se byaciyemo. Wabaye mwiza cyane. Icyacyongereza. Cyo wanyugishaga. Waragikoresheje se? Ya, naragikoresheje na wa mwuga wanjye sinakundaga. Kudoda. Bana nyagase uziko. Mwana we nishimye kongera kubona inshuti yanjye nuko. Imana ishimwe nuko. Imeze neza. Imyaka 2 n'iminsi gutya irengaho nk'amezi nkangahe. Ibintu byahise bihinduka. Ntego biba byoroshye umunanyura mu nzira nyinshi zikomeye ariko Imana ikabikora. Imana ishimwe. Dina twishimiye rwose ko babona mumeze gutya Imana. Tuhereje icyubahiro pe, tuhereje icyubahiro. Neza. Mbese kumva dusuye hano, so wari ubizi ko tuba hano? Ni wa mukire ni umukire. Nje kureba ikibanza ko ndashaka kwagura ibikorwa byanjye, nabaye mu design, mu fashion, ndadoda imyenda ikajya mu mahanga. Nagira ngo nyine nagura ibikorwa byanjye. Ndadoda imyenda ikajya mu mahanga. Mama burya yarabikundaga ibintu byo kudoda. Yabimbwiraga buri munsi. Hari yigeze kubimbwiraho nanjye. Mama wowe. Oya erega nta kibazo mama Boni. Burana babatindi nyine ari gihe bageraho Imana ikabibuka ikabagirira neza. Ibintu bigahinduka. Nuko rata mwana wanjye. Nkuko nyine komisiyoneri yabibabwiye ndashaka kugura hano hantu hose nkashyira inyubako. Ugiye kutwirukana koko? Ariko twumva ibyo byatubwira Boni. Komeza rata mukobwa mwiza. Ndashaka kuhashyira inyubako y'ubudozi bigahinduka nk'uruganda nkakora imyenda myinshi cyane nkagerageza kwambika abantu abamama abapapa abasore kandi ndibaza hano nahashimye ni hafi y'umuhanda ni hafi y'akazi kanjye
byanyorohera cyane. Turabyishimiye rwose, Imana izabajya imbere kandi izabashyigikire rwose Dina. Mu mishinga yanyu numva mufite imishinga myiza, ahubwo se muteganya kuzaza ryari? Ariko numva niba mugiye kubaka ubusa ibintu biziba iki gikorwa nimuzakivanamo mugaga. Ibi ngibi bizavamo byose ni ukubisenya, ahubwo nyine byakabaye ari na vuba cyane, ariko mbahaye agahe gatoya mwitegure, hateje mutazajya kubona mukabona n'imodoka iraje basenya iyo. Abasigaye gatoya mushatse kuvuga iki Dina? Kuko deja nari mfite gahunda yo kuza kuhareba, ariko n'ejo nahita njya kubonana na nyiraho nkishyura, nibura nabaho icyumweru cyangwa 2. Ngera nababwiye iminsi 3 nababoneye na chamburete yo kwimukiramo. Ya chamburete nayibonye ya makeya. Mbone urabizi ko igihe gihenze, reka ngerageze. Nta kibazo, urakoze kugera nanga, ndishimye kukubona cyumweru ntago mwakangana nk'amezi 2. Uya ibintu byanjye birihutirwa cyane, ntago icyo gihe byaba biri gutinda bigasubira inyuma, kubera ko mfite komande y'imyenda kandi ndagira ngo babikore vuba, kuko byangombwa byo kubaka byose byaranje kuboneka, n'ikibanza navorwaga nacyo ko ndabyemerewe, kubera ko natangiye ndi urubyiruko ngera mu gukura bashyigikira urubyiruko cyane rwiteza imbere. Urumva rero leta yabimfashijemo cyane, kubera ariko si ubaritse akatwaniriza yego rata. Erega kuva na kera nabibonaga akunda gukora, mbone nukuntu yatubwira agasanga yaducitse, tugira ngo nanegera igingo agiye mu kiramba ngo agiye gukora. Reka twe kubakereza ubwo, wenda muzaduteguzanya wenda nk'ibyumweru nka 2 muzamugize neza. Oya nagira ngo mbabwire iyo minsi atazagira buza kubasenyera. Ubwire ayitange se bayitange. Okay, noneho mureke rero mbareke igihe kirahenze. Mfite nimero za musore tuzavugana ibyo byore. Dina mukomere sahibiye byiza. Iyo chambrette tuyigemo se. Babariraho gatoya, nari ngiye natwaye nimero yawe kandi numvaga nikeneye. Cyangwa uzane taka telefone mushyira. Umuriro washizemo, reka cyakora wenda reka nyandike hano ku kaboko. Hari rafata 0 karindwi 8 2 64 urakoze cyane. Kandi ubwo rayitakaza, ubwo yanditse neza. Yanditse neza, urabona atariyo. nta kibazo uze kumvugisha tuvugane. Ndahita nkuvugisha rwose. Mfite ibindi bintu ngiyemo, nari mfite n'inama ntago ninzara. Imana ishimwe ko bumeze. Mugendana n'Imana. Imana ikurinde. Uko ubuzima buhinduka burazene koko. Ubuzima burahinduka. Mama, uyu ni Dina. Nkubwira umwirukana. Uko mukobwa ari n'umujura yanayiba. Ayiba ibiki? Uriya mwana w'umukobwa ko yakundaga gukora. Ntabwo yagarutoroka avuga ngo agiye gucuruza. Ukora gace wowe. Jya mu nzu, ariko reba nk'amagambo wuraguraga ahangaha ngo umutinde ibiki byose winzerereze. Ariko nyuko yabaye ate koko? Nuko nakuze musanga. Fate do mu rugendo uzana amazi. Reka mbanze telefone. Andika izo nimero vuba vuba. Yaba we.